nzu iragurishwa kandi iri ku giciro gito cyane, iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe urenze gatoya cyane ibitaro bya gisirikare, aho ni mu murenge wa Nyarugunga mu kagari ka Kamashashi. Iyi nzu urabona ko ari nziza cyane kandi uramutse uyikeneye wahita uhamagara kampani ikora ibijyanye n'igura ndetse n'igurisha ry'ibinyabiziga, amazu, ubutaka ndetse n'ibindi. Iyo nta yindi kampani izwi muri kino gihugu cy'u Rwanda ni &B1 Limited, baraza kugufasha kugira ngo wigurire iyi nzu kandi ku buryo bukoroheye. Urabahamagara kuri 0788486262 maze bagufashe kugira ngo wihahire iyi nzu. Iyi nzu rero ni nziza cyane, urabibona iyo winjiye muri salo yayo, ni salo nini cyane yagutse kandi irimo amakaro ashashagirana. Urabona ko irimo amakaro meza cyane wagira ngo ni ibirahure. Iyi nzu uhita ureba hejuru ukabona parafo yaho cyangwa se parafo yo muri salo. Urabona ko ari parafo nayo nziza cyane kandi ni salo ikase neza, abakase cyangwa se badesigninze ku buryo bukomeye cyane. Iyi nzu rero ubwiza bwayo bukomeza gushimangirwa n'ibyumba ifite, ni ibyumba binini cyane byagutse kandi bigiye byifitiyemo na bimwe mu bikoresho dukunda gukenera mu buzima bwa buri munsi. Urabona ko iyi nzu igiye irimo amagariderobe mu byumba byayo, igiye ifite amagariderobe mu byumba byayo. Buri cyumba kigiye gifite gariderobe ku buryo niba udafite gariderobe urabona ko kuza kuba muri iyi nzu byaba ari uburyohe cyane. Iyi nzu ndakomeza kuyigushimira nkwinjiza mu gikoni cyayo. Urabona ko ni igikoni cyiza cyane kandi gifite ibikoresho byose. Urabona ko ni inzu ifite igikoni gifite utubati ndetse ikagira amaravabo meza cyane, ikagiramo amarobine y'ubwenge. Iyi nzu ndacyayikwereka yose nkugeza mu bwiherero. Urabona ko ni inzu ifite ubwiherero bugezweho kandi burimo n'ibikoresho bigezweho. Ngira ngo urabona ko ni inzu y'akataraboneka cyangwa se y'agatangaza urebeye muri buno bwiherero. Urabona ko n'ubwiherero bwiyubashye kandi bufite buri bikoresho byose biba bikenewe mu bwiherero bwa kizungu. Urabona ko ubu n'ubwiherero bwa kizungu. Iyi nzu rwose ngira ngo nta gice na kimwe ubona isondetse. Duhamagare kuri 0788486262. Turaza kugufasha uburyo wakwihahiramo iyi nzu ku buryo bworoshye cyane. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.